inshuti z'umuryango 44, urubyiruko rw'abakorerabushake 80, badaso 6 ndetse n'abari muri community policing 22 nibo bari guhugurwa mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge kubijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina nuko bari kumira. Ni amahugurwa bahabwa n'umuryango utari wa leta witwa Réseau des femmes œuvrant pour le développement rural. Nyiraneza Marie Grace, inshuti y'umuryango mu kagari ka Nyarurenzi, udashidikanya ku kamaro bagira mu kunga imiryango ibibana mu makimbirane, yemeza ko guhabwa aya mahugurwa bigiye kubafasha kuzuza izo nshingano neza. Baratwumva cyane ko bazi ko ntabwo turi abanyamategeko, bazi ko nye twebwe dushinzwe kugira gute kubunga, twe turunga tukaganira nabo ibyananiranye tukagira gute tukabishakira umuti. Ariyo mpamvu turimo twishimira ko Réseau des femmes yaje kuduhugura kugira ngo dufatikanye twongerere ku bumenyi twabasha kwifashisha mu gihe turi gutanga ibiganiro mu baturage duhorana umunsi ku munsi. Twe nk'abantu bazi ko ihohoterwa shingiye ku gitsina ari ku bakobwa kandi n'abahungu barahohoterwa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mageragere Hategekimana Sirasi avuga ko nk'ubuyobozi kuri ubu baza hari imiryango ibana mu makimbirane ku buryo izi nzego ziri guhugurwa zigiye kubafasha kongera kugarura umudendezo muri iyo miryango. Mu cyumweru gishize twaganiriye n'imiryango ibanye mu makimbirane, aho twari dufite imiryango igeza muri 32, dufite database ku mudugudu aho umuntu atuye, urugo, ikibazo afitanye n'uwo bashakanye giteye gute, ibyo byose turabifite. Aya mahugurwa rero ni uburyo bwiza bwo kugira ngo dushingiye kuri identification cyangwa kuri urwo rutonde rwakozwe bagende dushafatanye twese hamwe n'izindi nzego kugira ngo abo nabo bagire umudendezo mu miryango yabo. Umuryango wa Réseau des femmes uvuga ko uzakomeza kuba hafi izi nzego bari guhugura kugira ngo ubumenyi bahabwa batazabwibagirwa. Mukeshimana Serafine ni umukozi ushinzwe guhuza imishinga yo muri Réseau des femmes. Ubu ni icyiciro cya mbere duhuguye, ariko kandi tuzongera tubategure n'andi mahugurwa kugira ngo turebe ko ibyo twabahuguye babashe kubishyira mu bikorwa, twabakoreye n'imfashanyigisho bazifashisha kugira ngo hato icyo bibagiwe bazabashe kukibuka. Amahugurwa nk'aya kandi umuryango wa Réseau des femmes yatanga mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Muri iyi mirenge yombi biteganyijwe ko hazahugurwa inshuti z'umuryango 88, urubyiruko rw'abakorerabushake 160, badaso 12 ndetse n'abari muri community policing 44. Inosa Habumugisha, Radio Salusi mu karere ka Nyarugenge.